mwaramutse neza ufite abavandimwe kuje gukurikira ibiganiro bya Santos TV. Ahangaha ni mu gitondo kare cyane kabisa, ahangaha mu mujyi wa Gisenyi, aho gahunda uko cyasi ukuntu ibintu byifashe muri iki gitondo na nijoro. Ubu iki gitondo hazindutse urusaku rw'amasasu cyane cyasi, nk'uko namwe muri kubyumva hariya hakurya muri Kongo, ibintu tuvuye tutari gukeka, kuko ijoro ryaraye rituje cyane, nk'uko naberetse video n'abaprodugiye mu kanya mu masaa sita za nijoro. Ariko twari tuzi ko basi agahinge kaje, ariko amakuru hari ni uko burya sinzi, ntawamenya iby'urugamba, ntabwo ndi umusirikare ariko ndi umunyamakuru. Bibyutse rero ibintu byasubira udubi, ibintu byakomeye nanone, nk'uko mubyumva hakurya urusaku rw'amasasu rwinshi, intambara yongeye gukomeza ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'abasirikare bamwe ba Kongo ndetse n'abandi basirikare bifatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko mubyumva rero urwo rusaku rw'amasasu rukaba ruri kubera hakurya, niyo abantu muzi imbuga ngari ya amakuru ari nuko intambara iri kubera haruguru gatoya hafi y'ikibuga cy'indege. Gusa ibintu bikomeje gukomera, abanyarwanda, abantu bakiri mu karere ka Rubavu, mukomeze mube mu mazu mwitonze. Murabona ko nanjye mba nirinda kujya ahantu kure kugira ngo umuntu ashobora kuba yahora n'iryo sasu rikaba ryamuhitana. Gusa mbabwire ko ibintu byo ntabwo tuzi ukuntu bize kurangira, ese intambara ibuze kuba nk'iyo muri za Ukraine cyangwa se za Israel ntawamenya kabisa. Ariko ukurikije ukuntu nijoro twaraye dufite agahenge cyangwa se ukuntu nijoro byaraye byifashe ku rugamba, ugakurikiza n'ukuntu bibyutse ubu ngubu hameze, ntabwo twese twakekaga ko ari uko biri buze kugenda nijoro kabisa. Ubwo nari hariya mu mujyi, abantu imbunda, amasasu yatuje arahagarara, intambara irahagarara, ntabwo yakomeje ku ruhande rwa M23. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo za FARDC nabo barahagarara, ndetse n'indi mitwe ya Kongo iri gufatanya na FARDC, kuko byamaze kugaragara ko FARDC itari kurwana yonyine, kuko abasirikare benshi ba FARDC bo bamanitse amaboko, nk'uko twabibagejeje mu nkuru zacu zigiye zitandukanye, aho bamwe bazamuye imbunda ndetse abandi bakajya muri stade ya Unity. Ubwo muri kumva cicitse gato, nta masasu ari kuba ari kuvugira hakurya, kugira ngo umenye amakuru ukuntu biri kuba bimeze. Ndetse amakuru dufite nuko bamwe mu basirikare ba SADC bamwe bazamuye igitambaro cy'umweru kigaragaza amahoro, ndetse berekanye mu ifoto ko bifatanyije nabo. Ndetse amakuru yandi ahari kandi akomeye cyane nuko iriya mitwe yitwaje intwaro iba muri leta ya Kongo, akaba ariyo mitwe yakomeje kwihagarara, akaba ariyo mitwe yakomeje kurwana cyane, ndetse niyo mitwe yanze kuva ku izina. Ni amakuru yari mu gitondo rero, ni amakuru yo mu gitondo, akaba ari inkuru ziri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, aho leta nyinshi z'ibihugu ndetse na za guverinoma zikomeje kugenda zitangaza zifuza ko intambara muri Kongo yahagarara. Ariko kuko ibintu Tshisekedi yatangaje cyangwa se Tshilombo, perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yavuze ko atazigera agirana ibiganiro n'uwo mutwe wa M23, ngo naho waba uhagaze, naho umurwanyi wayo yaba ahagaze imbere y'urugi, ntazigera agirana ibiganiro. Ibintu bikomeje kurakaza M23, ndetse ibintu bikomeje kubabazwa cyane, mu gihe M23 yo abayobozi bayo ntacyo bari gutangaza muri iyi minsi, baratuje, bahugiye ku rugamba, ndetse bakaba bakomeje kugenda bafata intwaro zigiye zitandukanye nyinshi cyane za Kongo ku ruhande rumwe. Aya rero akaba ari amakuru ya mu gitondo, akaba ari ko mu gitondo ubu ngubu byifashe hirya hariya. Sinzi, ndakomeza ngenda mbakurikiranira amakuru uko biragenda bisimburana iteka, uko ibihe biragenda bisimburana, ndagenda nkomeza mpari. Gusa icyo twabasaba ni kimwe, ntimukuke imitima cyane, kuko iyo iri kubera muri Kongo hirya, nihagira igihinduka duze kubabwira, kuko ndahari ndahangaha nanjye kugira ngo mbamenyere ayo makuru yose. Ni uko rero mu gitondo byifashe Rubavu, ni uko byifashe mu mujyi wa Gisenyi, ni uko byifashe hakurya mu gihugu cy'abaturage cya Kongo. Urumva ko
urusaku rw'amasasu rwo rukomeje gufata indi ntera, rukomeje gukomera, ntabwo byoroshye. Babwire ngo kugira mukomeze gukurikira ibiganiro byanjye, namwe icyo mukora murakizi, kugira ibiganiro bidukohereza bigenda bibageraho buri munota n'isaha. Gusa uri hafi aragenda amenya amakuru ukuntu bimeze cyane, kuko nanjye ariyo mpamvu ndi aha ngaha bageze urusaku mwumva rero akaba ari urusaku rw'amasasu rukomeje kujya imbere cyangwa se ku rugamba nyine. Ntabwo ari irwa, ntabwo ari imitingito cyangwa se ikindi, ahubwo ni urusaku rw'amasasu. Ni ukuvuga rero ku rugamba biba bifashe, bamwe barapfa, abandi bagakomereka, abandi bakishima bagatsinda. Nyine it's like a football, ni nka football aho usanga umuntu umwe atashye yishimye ati abantu turatsinze, undi agatashya yababaye cyane ati ndatsinzwe. Ahangaha rero akaba ari uko ibintu byifashe. So nkabagiye kubazanira andi makuru rero agezweho muri iki gitondo. Ubu ngubu ugiye kubayereka amakuru live, aho ngiye kujya mbagezaho buri munota ukuntu byifashe. Mwewe ntimucikwe, ntagire umuntu ubayobya ngo byashyushye ngo byakomeye. Amakuru utarabonera ahangaha kuri Santos TV n'ahandi hantu uri buze kuyabonera, kuko ari njyewe uhagaze cyangwa se ari njyewe uri muri uyu mujyi, abandi bari kubikorera hirya no hino bibereye ngiyo, ariko njye nemeje kwicara muri uyu mujyi kugira ngo ngende mbagezaho ayo makuru yose. Dukomezanye nawe ndabasezera kuko turakomezanyije. Ubu ngubu tugiye kwerekeza hakurya turebe ibi bintu, tumpagire rero ndebe ukuntu ibintu byifashe, ukuntu ibintu bimeze. Niko gahunda y'umunsi ipanzwe.